Imirongo yo muri Bibiliya ivuga gusenga no kwiyiriza ubusa. Arabasubiza ati, bene uwo ntavanwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Mariko 9:29. Kandi nimwiyiriza ubusa ntimukabe nk'indyarya zigaragaza umubabaro, kuko bagaragaza umubabaro kugira ngo abantu babarebe ko biyirije ubusa. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Ariko weho niwiyiriza ubusa wisiga amavuta mu mutwe, wiyuhagire mu maso, kugira ngo abantu batamenya ko wiyirije ubusa, keretse so uri ahiherereye, kandi so ureba ibyiherereye azakugororera. Matayo 6:16-18. Nuko bamaze kwiyiriza ubusa no gusenga, bahera ko babarambikaho ibiganza barabohereza. Ibyakozwe n'Intumwa 13:3. Maze ntegekera kwiyiriza ubusa aho ngaho kuri uwo mugezi ahava, kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu, ngo tuyiyoboze inzira idutunganiye, twebwe n'abana bacu bato n'ibintu byacu byose. Kuko nagize isoni zo gusaba umwami, umutwe w'ingabo z'abasirikare n'iz'abagendera ku mafarashi, ngo badutabare ku babisha bacu bari mu nzira. Kuko twari twavuganye n'umwami tuti, amaboko y'Imana yacu ari ku bayishaka bose ngo abagirire neza. Ariko imbaraga zayo n'uburakari bwayo birwanye abayireka bose. Nuko twiyiriza ubusa dusaba Imana yacu tuyinginga, yemera kutwumvira. Ezira 8:21-23. Maze kumva izo nkuru ndicara ndarira, mara iminsi mbabaye, niyiriza ubusa nsengera imbere y'Imana nyir'ijuru. Nehemiya 1:4. Mutegeke kwiyiriza ubusa, muhamagare iteraniro ryera, muteranye abakuru n'abatuye mu gihugu bose, baze ku rusengero rw'Uwiteka Imana yanyu, mutakire Uwiteka. Yoweri 1:14. Uwiteka aravuga ati, ariko n'ubu nimungarukire n'imitima yanyu yose, mwiyirize ubusa, murire muboroge. Imitima yanyu aba ariyo mutanyura, mureke imyenda yanyu, muhindukirire Uwiteka Imana yanyu, kuko igira impuhwe. Yuzuwe n'imbabazi, ntiyihutira kurakara, ahubwo ihorana ibambe ryinshi, kandi yitangira kuzana ikibi. Yoweri 2:12-13. Ahubwo kwiyiriza ubusa nshima ni uko mwajya mubohora abantu ingoyi z'urugomo, mugahambura imigozi y'uburetwa, mukarenganura abarengana, kandi mugaca iby'agahato byose, kandi ukarekura ugatanga ibyo kurya byawe, ukagaburira abashonji, ukazana abakene bameneshejwe ukabashyira mu nzu yawe. Wabona uwambaye ubusa ukamwambika, ntiwirengagize bene wanyu. Yesaya 58:6-7. Nuko Ahabu amaze kumva ayo magambo, atanyaguza imyambaro ye, yambara ibigunira, yiyiriza ubusa, yirirwa aryamye ku bigunira, akagenda abebera. Hanyuma ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Eliya w'i Tishubi, riramubwira riti, ubonye uko Ahabu yicishije bugufi imbere yanjye? Uko yicishije bugufi imbere yanjye, sinzamuteza ibyo byago ku ngoma ye, ahubwo nzabiteza inzu ye ku ngoma y'umuhungu we. Abami ba mbere 21:27-29. Nuko bamaze kubatoraniriza abakuru mu matorero yose, basenga biyiriza ubusa, babaragiza umwami Yesu uwo bizeye. Byakozwe n'Intumwa 14:23. Noneho amara imyaka 84 ari umupfakazi. Yahoraga mu rusengero aramya Imana, yiyiriza ubusa, asenga ku manywa na nijoro. Luka 2:37. Genda uteranye Abayuda bari i Shushani bose, mwiyirize ubusa, munsabire, mumare iminsi 3 ku manywa na nijoro, mutagira icyo murya cyangwa munywa. Nanjye n'abaja banjye tuzabigenza dutyo. Uko niko nzasanga umwami, nirengagije itegeko, kandi niba nzarimbuka nzarimbuke. Esiteri 4:16. Maze haza abigishwa ba Yohana baramubaza bati,
ni iki gituma twebwe n'abafarisayo twiyiriza ubusa kenshi, nyamara abigishwa bawe ntibiyirize ubusa? Yesu arabasubiza ati, abasangwa ntibabasha kugira agahinda bakiri kumwe n'umukwe, ariko iminsi izaza ubwo umukwe azabavanwamo nibwo baziyiriza ubusa. Matayo 9:14-15. Maze Yosuwa abwira abantu ati, mwiyeze kuko ejo Uwiteka azakora ibitangaza muri mwe. Yosuwa 3:5. Amaranayo n'Uwiteka iminsi 40 n'amajoro 40 atarya umutsima atanywa amazi. Uwiteka yandika kuri bya bisate by'amabuye amagambo y'isezerano, niyo y'amategeko uko ari 10. Kuva 34:28. Mu minsi 7 hose niyiriza ubusa kabiri, ntanga 1/10 mu byo nungutse byose. Luka 18:12. Ariko njyeweho iyo barwaraga nambaraga ibigunira, nkababarisha ubugingo bwanjye kwiyiriza ubusa, ngasenga ncuritse umutwe mu gituza. Zaburi 35:13. Maze ab'i Nineve bemera Imana, bamamaza itegeko ryo kwiyiriza ubusa. Bose bakambara ibigunira, uhereye ku mukuru ukageza ku woroheje, hanyuma y'abandi. Ijambo rigera ku mwami w'i Nineve, ahaguruka ku ntebe ye y'ubwami, yiyambura umwambaro we, yambara ibigunira, yicara mu ivu. Ategekana itegeko n'abatware b'intebe, baryamamaza i Nineve bati, umuntu wese ye kugira icyo asogongeraho, kandi amatungo y'amashyo n'imikumbi bye kurisha kandi bye kunywa amazi. Ahubwo abantu n'amatungo byose byambara ibigunira, abantu batakambira Imana bakomeje, kandi bahindukire, umuntu wese areke inzira ye mbi, bareke n'urugomo bagira. Ntawe ubizi ahari aho Imana yahindukira ikigarura, ikareka uburakari bw'inkazi yari ifite ntiturimbuke. Imana ibonye imirimo yabo uko bahindukiye, bakareka inzira yabo mbi, irigarura, ireka ibyago yari yabageneye ntiyabibateza. Yona 3:5 kugeza ku wa 10. Amarayo iminsi 40 ageragezwa n'umwanzi. Muri iyo minsi ntiyagira icyo arya, nuko ishize arasonza. Umwanzi aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, bwira iri buye rihinduke umutsima. Yesu aramusubiza ati, handitswe ngo, umuntu ntatungwa n'umutsima gusa. Luka 4:2 kugeza ku wa 4. Nicyo cyatumye Dawidi yingingira uwo mwana ku Mana, yiyiriza ubusa, yihina mu nzu, acura umurambo hasi burinda bucya. Abantu bakuru bo mu rugo rwe babibonye barahaguruka, bamuhagarara iruhande ngo bamubyutse ave hasi. Aranga kandi yanga no gusangira nabo. Samweli wa 2 12:16-17. Mpanga amaso umwami Imana yanjye, mushakisha gusenga no kwiyiriza ubusa, nambara ibigunira, nisiga ivu. Senga Uwiteka Imana yanjye, nyaturira nti, Nyagasani Mana nkuru y'igitinyiro, ikomeza gusohoza isezerano no kugirira ibamba abayikunda bakitondera amategeko yayo. Twaracumuye tuba ibyigenge, twakoze nabi, twaragomye, turateshuka tuva mu mategeko n'amateka yawe. Daniyeli 9:3 kugeza ku wa 5. Nta mutsima naryaga nubwo ari mwiza, nta nyama cyangwa vino, ntacyo nasamiraga kandi sinihezuraga, kugeza aho ibyumweru uko ari 3 byose byashiriye. Daniyeli 10:3. Nuko akomeza gusenga atyo imbere y'Uwiteka. Eli yitegereza umunwa we. Samweli wa mbere 1:12. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko ari bo bazahazwa. Matayo 5:6. Arabasubiza ati, ni ukwizera kwanyu guke. Ndababwira ukuri yuko mwaba mufite ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwira uyu musozi muti, va hano ujye hirya, wahava, kandi nta kizabananira. Ariko bene uwo ntavanwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Matayo 17:20-21.
Aramusubiza ati, handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Matayo 4:4. Abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Arababwira ati, hariho umucamanza mu mudugudu umwe utubaha Imana ntiyite ku bantu. Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi, aramusanga aramubwira ati, ndengera ku mwanzi wanjye. Amara iminsi atemera, ariko aho ageze aribwira ati, nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera ngo adahora aza iminsi yose akandushya. Nuko umwami Yesu arabaza ati, ntimwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze? Ubwo bibaye bityo, Imana se yo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro? Mbese yazirangarana? Ndababwira yuko izazirengera vuba. Ariko Umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi? Luka 18:1-8. Maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga, bagashaka mu maso hanjye, bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzumva ndi mu ijuru mbababarira ibicumuro byabo, bakirize igihugu. Ingoma za 2:7-14. Ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Abaheburayo 11:6.